funga amaso gato maze utekereze ikirwa kinini kurusha ibindi birwa byose byo ku isi. Igihugu gifite ubuso burenga kilometero kare miliyoni 2,160 ariko gituwemo n'abaturage batarenze ibihumbi 57. Igihugu hafi 80% byacyo gitwikiriwe n'urubura rumaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi, nyamara izina ryacyo risobanura igihugu cy'icyatsi, GREENLAND. Ese ninde wahaye igihugu nk'iki iryo zina? Kuki ibihugu bikomeye ku isi birwanira kukigenzura? Kuki abantu benshi bavuga GREENLAND iyo bavuga ihindagurika ry'ibihe? Ni intambara z'ejo hazaza cyangwa se n'ubutunzi bwije munsi y'urubura? Ese filime GREENLAND zaba zarashingiye ku mateka nyayo cyangwa se ni inkuru z'impimbano? Uyu munsi tugiye gukora urugendo rurerure tujya ku kirwa kiri mu bice bikonje cyane by'isi, ahantu higeze gutinywa n'abasare hakabera inzozi z'aba Vikings, ndetse kuri ubu hakaba harimo kugenda hahindura uburyo isi itekereza ku mutekano n'ubukungu. Nge nitwa Manzi, nkwaye ikaze. GREENLAND iherereye hagati y'inyanja ya Arctique n'inyanja ya Atlantique y'amajyaruguru. Nubwo iri hafi cyane n'umugabane wa Amerika ya ruguru, ntabwo ari igihugu cyigenga. Ni igice cy'ubwami bwa Denmark ariko gifite ubutegetsi bwihariye kuva mu 1979 ndetse na 2009 cyaha uburenganzira bwo kwigenzura mu bintu byinshi birimo ubutabera, uburezi n'umutungo kamere. Denmark ikomeza kureberera GREENLAND mu bya diplomasi, igisirikare n'umutekano. Iyo urebeye ku ikarita, GREENLAND isa n'igice kinini cy'urubura. Ubuso bwayo ni kilometero kare zirenga miliyoni 2,160 ariko abaturage bose hamwe ni munsi y'ibihumbi 60. Ugereranije hari ibihugu bito cyane bifite abaturage barenga miliyoni 10, ubuso bwabyo ugasanga ni buto cyane ugereranije n'abaturage batuye ibyo bihugu. Muri make, GREENLAND ifite ubuso bunini kurusha ibindi bihugu byinshi byo ku isi biteranyirijwe hamwe. Mu Kinyarwanda ugenekereje GREENLAND bisobanura igihugu cy'icyatsi cyangwa se ahantu h'ibyatsi, ariko iyo uyirebeye mu mafoto yo mu kirere uhabona umweru gusa. Hafi 80% by'ubuso bwayo bitwikiriwe n'urubura rufite uburebure burenga kilometero 3 ahantu hamwe. None se kuki yitwa GREENLAND? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Inkuru idusubiza inyuma mu kinyejana cya 10. Muri icyo gihe hari umugabo w'umunyanorvege witwaga Erik. Yavukiye muri Norvege aza kwimukira muri Iceland. Nyuma y'uko agize amakimbirane yakica abantu benshi cyane muri icyo gihugu, yaciwe mu gihugu imyaka 3. Mu gihe yari yirukanwe yafashe ubwato ashakisha ubutaka bushya. Ahagana mu mwaka wa 1982, nyuma y'ivuka rya Yezu cyangwa se Yesu Kristo, yageze ku kirwa kinini cyari kitaramenyekana cyane n'abanyaburayi. Erik yabonye ko ku nkombe zimwe na zimwe habaga ubwatsi mu mpeshyi. Yumvise ko naramuka agarutse muri Iceland akabwira abantu ko yabonye igihugu cyiza kandi gifite ubutaka bwo kororeramo, benshi bamukurikira. Nibwo yahisemo kucyita GREENLAND kuko yizeraga ko izina ryiza ryakurura abimukira. Mu magambo ye yavuze ko abantu bakururwa n'ahantu hafite izina ryiza kurusha hafite izina riteye ubwoba. Mu mwaka wa 1985 nyuma y'ivuka rya Yezu cyangwa se Yesu Kristo, yagarutse muri Iceland yakusanya amato agera muri 25 yuzuye abantu n'amatungo. Ariko urugendo rwari rukomeye. Mu nyanja zikonje amwe mu mato yarazimiye andi arasenyuka. Amato 18 gusa niyo yageze muri GREENLAND. Abo bantu nibo bashinze ubukoloni bwa mbere bwa Vikings muri GREENLAND. Aba Vikings bubatse imidugudu, borora inka, intama, ihene, banahinga ahantu hashobokaga hose. Bakoreshaga amafi n'inyamaswa zo mu nyanja nk'isoko y'ibiribwa. Banageragezaga gucuruza amahembe y'inyamaswa zo mu nyanja, impu n'ibindi bicuruzwa babijyana i Burayi. Ariko se Erik yaba ari we muntu wa mbere wageze muri GREENLAND? Igisubizo abenshi batanga mu bashakashatsi bavuga ko ari oya. Imyaka ibihumbi byinshi mbere y'uko aba Vikings bahagera, GREENLAND yari ituwe n'abaturage bakomokaga muri Canada y'ubu. Aba nibo bamenyekanye nk'aba Paleo Inuit. Bageze muri GREENLAND hashize imyaka irenga ibihumbi 4. Baje bakurikiye inyamaswa bahigaga, bakoresha imbwa zikurura ibinyabiziga byo ku rubura, bakambara impu z'inyamaswa kugira ngo bahangane n'ubukonje bukabije. Nyuma yabo haje abandi bantu bazwi nka Ture people, aribo bakomokaho abaturage b'ubu Inuit batuye muri GREENLAND. Abo bantu bari bafite ubumenyi buhambaye bwo kubaho mu bukonje bukabije.
bubatse ubwato bwihuta, bazi guhiga ya mafi manini yo mu nyanja kandi bazi kubaka inzu zibafasha mu kwirinda ubukonje. Mu gihe aba Vikings bageraga muri Greenland, aba baturage nabo bari bahari. Mu myaka yakurikiyeho habaye ubuhahirane n'amakimbirane hagati y'aba Vikings n'aba Inuit, nubwo amateka yose atarasobanuka neza. Muri icyo gihe ikirere cyari gishyushye kurusha uko kiri kuri ubu ngubu. Abahanga babyita medieval warm period, igihe cyafashije aba Vikings korora no guhinga mu bice bimwe na bimwe bya Greenland. Ariko nyuma y'ikinyejana cya 13 ubushyuhe bwatangiye kugabanuka cyane. Haje igihe kizwi nka Little Ice Age. Inyanja zatangiye gufungwa n'urubura igihe kirekire, ubuhinzi buragabanuka, amatungo arapfa n'ubucuruzi hagati ya Greenland n'Uburayi buragorana. Abahanga bemeza ko izo mpamvu zose hamwe n'izindi zirimo indwara, ubukungu budahagije n'ubwigunge, kugeza aho ubukoloni bwa Vikings bwazimiriye burundu ahagana mu kinyejana cya 15. Ariko nubwo abaturage b'aba Vikings baburiwe irengero, Greenland ntiyigeze ita agaciro. Mu by'ukuri icyo gihe nibwo inkuru yayo yari itangiye. Mu binyejana byakurikiyeho, ibihugu bikomeye byatangiye kwibonamo urufunguzo rwo kugenzura inyanja ya Arctique, inzira z'ubucuruzi n'umutungo kamere wihishe munsi y'urubura. Iyo umuntu yumvise ijambo Greenland, akenshi atekereza urubura n'ubukonje bukabije. Ariko nyuma y'ubwo buranga bwose bihishije amateka y'urugamba rwamaze ibinyejana byinshi. Ni amateka y'abaturage baho, ay'ubukoloni, ay'ubushakashatsi ndetse n'ay'ibihugu byahoraga bishaka kugenzura iki kirwa. Nyuma y'uko ubukoloni bw'aba Vikings buzimiriye mu kinyejana cya 15, Greenland yamaze igihe kinini itongera kuvugwa cyane n'abanyaburayi. Ariko abaturage b'Abanite bakomeje kubaho nk'uko bari basanzwe, bishingikirije ku nyanja no guhiga. Ni bamwe mu bantu bamenyereye kubaho ahantu hakonje kurusha ahandi ku isi. Mu gihe ubushyuhe bushobora kugera munsi ya °C30 cyangwa 40 mu bihe by'itumba, bo bubakaga amazu akomeye bakoresha impu z'inyamaswa nk'imyambaro, kandi bakabasha kubaho batunzwe n'amafi mato cyangwa se manini n'izindi nyamaswa zo mu nyanja. Ikintu gitangaje nuko nta buhinzi bwinshi bwashoboraga kuba muri Greenland. Ubutaka bwinshi bwari butwikiriwe n'urubura, ku buryo abaturage bagombaga kubaho bishingikirije ku mutungo wo mu nyanja. Kugeza n'uyu munsi, uburobyi nibwo nkingi y'ubukungu bwa Greenland, bukaba bwinjiza hafi 90% by'ibyoherezwa mu mahanga. Mu mwaka w'1721, umumisiyoneri wo muri Denmark na Norvege witwaga Hans Eged yageze muri Greenland. Yari yizeye ko azabona abakomoka ku ba Vikings bakihatuye kugira ngo abasubize mu idini rya Gikristo, ariko ntigeze abasanga, ahubwo yahasanze abaturage b'Abanite. Hans Eged niwe watangije ubukoloni bushya bwa Denmark muri Greenland. Kuva icyo gihe Denmark yatangiye kubaka ubuyobozi, amashuri, insengero n'ibindi bikorwa byatumye Greenland irushaho kubaho mu maboko yayo. Mu kinyejana cya 19 n'icya 20, ibihugu byinshi by'i Burayi byari birimo guhatanira ubutaka hirya no hino ku isi, ariko Greenland yo yagumye iyoborwa na Denmark. Mu 1933 urukiko mpuzamahanga rwemeje ko Greenland yari ya Denmark, rutsinda ikirego cya Norvege yashakaga igice cyayo. Nubwo Greenland yoborwa na Denmark, abaturage baho bakomeje gusaba uburenganzira bwo kwiyobora. Mu 1979 bahawe ubutegetsi bwihariye mu cyo bise Home Rule. Nyuma mu mwaka 2009 hashyizweho itegeko rya Self Government Act riha Greenland ububasha bwo kwifatira ibyemezo byinshi, harimo kugenzura umutungo kamere wayo. Uyu munsi Greenland ifite inteko ishinga amategeko na guverinoma yayo, ariko Denmark iracyafite inshingano mu bya diplomasi, igisirikare n'umutekano. Ariko se kuki igihugu gifite abaturage batarenga 57,000 gifite agaciro kangana gutya? Igisubizo kiri munsi y'urubura. Abahanga bavuga ko Greenland ibitse umutungo kamere ushobora guhindura ubukungu bw'isi. Hari amabuye akoreshwa mu gukora telefone zigezweho, imodoka zikoresha amashanyarazi, za misile n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Mu butaka bwaho kandi harimo ubutare, diyama ndetse ahandi harimo uranium. Abahanga banakeka ko hari peteroli na gazi nyinshi mu nyanja zikikije, nubwo ubushakashatsi bugikomeje. Ariko umutungo munini kurusha indi yose ni urubura.
Greenland ifite igice kinini cy'urubura cyangwa se ice sheet nini iza ku mwanya wa kabiri ku isi nyuma ya Antarctica. Uru rubura rutwikiriye hafi ubuso bwa kilometero kare miliyoni 1,700,000 kandi ahantu hamwe rufite ubujyakuzimu burenga kilometero 3. Abahanga bavuga ko uru rubura rushonze ibi byagira ingaruka zikomeye cyane mu mijyi nka New York, Miami, Amsterdam, Shanghai, Bangkok na Alexandria, ku buryo yahora n'umwuzure ukabije cyangwa se igice kinini cyayo kikarengerwa n'amazi. Niyo mpamvu Greenland ari hamwe mu hantu abashakashatsi bakurikirana cyane ku isi. Buri mwaka ibihumbi by'abahanga bajyayo gupima uko urubura rugenda rushonga n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Hari ikindi kandi gitangaje. Mu mpeshyi ahantu hamwe muri Greenland izuba rishobora kutarenga amezi menshi. Mu gihe cy'itumba naho raho izuba ritagaragara na rimwe mu byumweru cyangwa se amezi. Ariko abaturage baho bamenyereye ubuzima budasanzwe, aho amasaha y'umucyo n'umwijima ahinduka bitewe n'ibihe by'umwaka. Nubwo ubuzima bwabo bukomeye, Greenland ni hamwe mu hantu hasurwa cyane n'abakunda ubukerarugendo, cyane cyane kureba urubura, ibifi binini n'ubwiza bw'ibidukikije bidakunze kuboneka ahandi. Ariko ko isi yatangiye kubona ko Greenland ifite umutungo mwinshi kandi akaba ari n'ahantu h'ingenzi mu bya gisirikare, niko ibihugu bitandukanye byatangiye kwireba mu buryo butandukanye. Kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yose kugeza muri iki gihe, igihugu kimwe cyakomeje kwifuza kurusha ibindi bihugu ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko se kuki Amerika yifuza cyane Greenland? Ese yigeze kugerageza kwigura? Kuki Denmark yabyanze? Kuki abaturage ba Greenland ubwabo batifuza kugurishwa nk'ubutaka? Kandi ni uruhe ruhare Greenland ishobora kugira mu ntambara cyangwa se mu bukungu bw'ejo hazaza? Niba hari ikibazo cyabajijwe cyane mu myaka yashize ku bijyanye na Greenland ni iki? Kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza cyane Greenland? Hari ababifata nk'urwenya, abandi bakabifata nk'ibidashoboka. Ariko yisubiye mu mateka usanga Amerika imaze imyaka irenga 150 ishaka kugira ijambo rikomeye kuri iki kirwa. Urugendo rutangira mu 1867. Uwo mwaka niwo Amerika yaguze Alaska ku Burusiya. Nyuma y'iyo ntsinzi, bamwe mu banyapolitiki ba Amerika batangiye no gutekereza niba Greenland na Iceland nabyo byakongerwa ku butaka bwa Amerika. Iyo gahunda ntigeze ishyirwa mu bikorwa, ariko ntigeze inapfa. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose ibintu byarahindutse. Mu 1940 Ubudage bwigaruriye Denmark. Kubera ko Denmark yari itagishoboye kurinda Greenland, Amerika yahise yohereza ingabo kugira ngo zirinde icyo kirwa. Mu 1941 hashyizweho amasezerano yemerera Amerika kubaka ibirindiro bya gisirikare muri Greenland. Icyo gihe hari impamvu ebyiri zari zikomeye. Iya mbere yari ukurinda inzira z'ubwato bwambukaga inyanja ya Antarctica butwaye ibikoresho by'intambara. Iya kabiri yari gukurikirana indege z'abanzi zashoboraga kunyura mu majyaruguru. Nyuma y'intambara Amerika ntigeze iva muri Greenland. Mu 1946 Perezida Harry S. Truman yagejeje kuri Denmark icyifuzo cyo kugura Greenland. Amerika yemeye gutanga miliyoni 100 z'amadolari. Icyo gihe yari amafaranga menshi cyane. Denmark yahise yanga, ariko nubwo yangiwe kuyigura, Amerika yakomeje gukoresha ibirindiro bya gisirikare byayo muri Greenland. Mu gihe cy'intambara y'ubutita Cold War, Greenland yabaye kimwe mu bice by'ingenzi cyane ku isi. Impamvu yari yoroshye kubyumva. Iyo ushushanyije isi ku ikarita y'umuzenguruko globe, usanga inzira ngufi iva mu Burusiya ijya muri Amerika inyura hafi cyane ya Greenland. Ibyo bivuze ko iyo habaho igitero cya misile cyangwa se indege, Greenland iba imwe mu hantu hambere hashobora kubibona. Niyo mpamvu Amerika yubatse ikigo cya gisirikare kizwi cyane nka Pacific Space Base cyahoze cyitwa Thule Air Base. Iki ni kimwe mu birindiro bikomeye cyane bya Amerika biri hanze y'igihugu cyayo. Hari radari zishobora kumenya misile zambukiranya ikirere, ibikorwa byo gukurikirana ibyogajuru n'ibikoresho byo kurinda Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Ariko si igisirikare gusa. Mu kinyejana cya 21 hari ikindi kintu cyatumye Greenland irushaho kugira agaciro. Ni ihindagurika ry'ibihe. Uko ubushyuhe bw'isi bwiyongera, urubura rwa Greenland rugenda rushonga. Iki ni ikibazo gikomeye cyane ku bidukikije ndetse no ku rusobe rw'inyabuzima. Ariko ku rundi ruhande bituma umutungo wari uhishe munsi y'urubura urushaho kugenda ugaragara. Kuko aha niho haturuka amabuye y'agaciro yifashishwa mu gukora telefone zigezweho, mudasobwa n'ibindi. Kugeza ubu isi ishingiye cyane ku musaruro uturuka mu Bushinwa ku bijyanye n'aya mabuye.
niyo mpamvu Amerika n'Uburayi bashaka andi masoko hatari mu Bushinwa. Greenland ishobora kuba imwe mu bisubizo. Ariko kandi hari n'indi mpamvu ikomeye. Mu myaka ishize urubura rwo muri Arctic rugenda rugabanuka. Ibi bishobora gutuma hafunguka inzira nshya z'ubwato hagati ya Aziya, Uburayi na Amerika, zikagabanya intera n'igihe cy'urugendo. Igihugu kizagenza neza ibi byose gishobora kugira uruhare runini mu bucuruzi bwo kwisi. Niyo mpamvu ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa n'Uburusiya byagaragaje inyungu mu nyanja ya Arctic. Mu mwaka 2019 Perezida Donald Trump yongeye kuvuga ku mugaragaro ko Amerika ishaka kugura Greenland. Abantu benshi babyise urwenya, ariko si ubwa mbere byari bibaye. Icyo cyifuzo cyateje impaka ku isi yose. Minisitiri w'intebe wa Denmark yavuze ko Greenland itagurishwa. Abayobozi ba Greenland nabo basubije ko Greenland yari abaturage bayo, atari umutungo ushobora kugurishwa nk'inzu cyangwa se ikibanza. Ibihugu byinshi byashimangiye ko ejo hazaza ha Greenland hagomba kugenwa n'abaturage bayo hakurikijwe amategeko mpuzamahanga n'ihame ryo kwigenera ejo hazaza. Ariko nubwo Amerika itigeze igura Greenland, yakomeje gushora imari muri icyo gihugu, gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare no gukurikirana cyane ibikorwa bibera mu nyanja ya Arctic. Uyu munsi Greenland isa nk'agace gato ku ikarita, ariko mu by'ukuri ni hamwe mu hantu hashobora kugena uko ubukungu, umutekano no guhatana kw'ibihugu bikomeye bizaba bimeze mu myaka iri imbere. Mu gihe abantu benshi batekereza ko Greenland ari igihugu cy'urubura gusa, abahanga bo bavuga ko ari imwe muri laboratwari zikomeye z'isi. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko ari ahantu abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere, ubutaka, inyanja n'ubuzima bw'inyamaswa bakorera ubushakashatsi buri mwaka, kuko ibibera muri Greenland bishobora kugira ingaruka ku batuye isi yose. Mu myaka ishize abahanga batangiye kuvumbura ko Greenland ifite umutungo munini w'amabuye y'agaciro nk'uko twabibonye haruguru. Aya mabuye akenerwa mu by'ikoranabuhanga rigezweho nk'uko twabibonye haruguru. Ariko Greenland ifite n'ibindi bitangaje bitagarukira ku mabuye y'agaciro. Mu burengerazuba bwayo hari ahantu hitwa Erorisat Iceford. Ni hamwe mu hantu hazwi cyane ku isi kubera ibarafu binini cyane mu byo bise icebergs. Bimwe muri ibyo ibarafu bifite uburebure buruta inyubako z'amagorofa 20, kandi iyo bisenyutse mu nyanja urusaku rwabyo rushobora kumvikana kure cyane. Abahanga bavuga ko imwe mu mpamvu ubwato bwa RMS Titanic bwaruhamye mu 1912 ariko bwagonzwe n'ibarafu byakomotse muri Greenland bikagenda imyaka myinshi mu nyanja ya Atlantic. Greenland kandi ni igihugu cy'inyamaswa zidasanzwe, habamo ibirura bidasanzwe ndetse n'izindi nyamaswa zihariye. Hakiyongeraho kandi ibifi binini bakunze kwita barene binyura hafi ya Greenland buri mwaka. Mu mpeshyi izuba rishobora kumara amasaha 28 ritararenga mu bice bimwe na bimwe byo mu majyaruguru. Mu gihe cy'itumba naho hashobora kumara amezi izuba ritaragaragara. Ibi bituma ubuzima bw'abaturage butandukana cyane n'ubwo ahandi hose ku isi. Hari n'ikindi kandi gitangaje. Abahanga bacukura urubura rwa Greenland bakuramo ibyo bita ice cores. Ni inkingi ndende z'urubura zifite imyaka ibihumbi byinshi. Muri zo basangamo umwuka wafungiwe mu rubura kuva mu bihe bya kera. Uwo mwuka ubafasha kumenya uko ikirere cyari giteye mu myaka irenga 100, ndetse hari ubushakashatsi bugera hafi ku myaka 800. Ni nk'aho urubura rwabaye isomero ribitse amateka y'ikirere cy'isi. Greenland ni hamwe mu hantu heza ku isi. Mu ijoro ryijimye ry'itumba ikirere gishobora kugira amabara y'icyatsi, umutuku n'umutuku wijimye kubera imirasire iva ku zuba ihura na za rukuruzi z'isi, magnetic fields. Iyi ni imwe mu mpamvu zituma ba mukerarugendo baturuka impande zose baza gusura Greenland. Nubwo Greenland isa nk'ahantu hatuwe n'abantu bake, buri mwaka yakira ba mukerarugendo ibihumbi byinshi baza kureba urubura, ibibarafu cyangwa se inyamaswa zo mu nyanja n'ubwiza bw'idukikije. Mu mwaka 2020 hasohotse filime yitwa Greenland. Iyi filime ivuga ku muryango uhanganye n'akaga gaturutse ku kintu cyo mu kirere, kometi cyugarije isi, aho abantu bake batoranywa kugira ngo bajye kwihisha ahantu hizewe muri Greenland. Abantu benshi bayirebye bashobora kwibaza bati, ese Greenland koko yaba ahantu hashobora gukiza abantu mu gihe cy'isi yagira ikibazo gikomeye?
igisubizo nuko filime ari igihangano cy'ubuhanzi, ntabwo ari ubuhanzi bwa siyansi. Nta bushakashatsi bwa siyansi bwerekana ko Greenland ari ahantu hihishe hateganirijwe kurokora isi mu gihe byaba wenda bikomeye. Ariko impamvu abanditsi ba filime bahisemo Greenland ntabwo ari impanuka, nuko Greenland ari ahantu hitaruye, hakonje kandi hafite ubutaka bunini butuwe n'abantu bake. Ni ahantu mu bitekerezo by'abantu hashobora kugaragara nk'ahantu hizewe mu gihe cy'ibiza bikomeye. Hari filime y'uruhererekane izwi nka Greenland Migration, ikomeza inkuru y'abantu bashaka kubaho nyuma y'akaga kabaye. Ariko amateka nyayo ya Greenland arenze ibyo tubona muri sinema. Abaturage ba Greenland benshi bavuga ko bifuza kugira ubwigenge burushijeho, ariko ikibazo gikomeye n'ubukungu. Uyu munsi ubukungu bwa Greenland bushingiye cyane ku burobyi, kandi Denmark itanga inkunga ibafasha mu mikorere ya leta. Kugira ngo igihugu kigenge bisaba ibintu byinshi birimo ubukungu buhamye, ubushobozi bwo kwishyura serivisi za leta, ububasha mu bya diplomasi n'umutekano. Abashyigikira ubwigenge bavuga ko umutungo kamere uri munsi y'urubura ushobora gufasha Greenland kwigira. Abatabyemera bo bavuga ko gucukura uwo mutungo bishobora kwangiza ibidukikije kandi bigahungabanya umuco n'abaturage ba Inuit. Mu myaka iri imbere, inyanja Arctique ishobora kuba ahantu h'ingenzi cyane ku isi. Impamvu ni uko urubura rugenda rugabanuka, bigatuma inzira nshya z'ubucuruzi bwo mu nyanja zishoboka, umutungo kamere urushaho kugerwaho, ibihugu byinshi bigira inyungu mu kugera muri ako karere. Amerika ibona Greenland nk'ahantu h'ingenzi ku mutekano wayo. Uburusiya nabwo bufite inyungu nini cyane mu nyanja Arctique kubera inkombe zabwo ndende zerekeza muri ako karere. Ubushinwa nabwo bwagiye bwerekana ko bushaka kugira uruhare mu bikorwa by'ubushakashatsi n'ubukungu mu nyanja Arctique. Ibi bituma Greenland iba nk'ahantu hatari gusa urubura, ahubwo iba ahantu ho guhanganirwa n'ibihugu bikomeye byo ku isi. Ikibazo gikomeye ni iki: ese isi izareba Greenland nk'umutungo wo gucukura no gukoresha, cyangwa se izareba nk'ahantu hagomba kurindwa kubera akamaro kayo ko mu kirere cy'isi? Abahanga mu bidukikije bavuga ko Greenland ari nk'indorerwamo yerekana uko isi ihagaze. Iyo urubura rwa Greenland rugabanuka, ni ikimenyetso cy'uko ubushyuhe bw'isi burimo kugenda buzamuka. Iyo ibarafu bigenda bisenyuka, ni ubutumwa ko ihindagurika ry'ibihe atari ikibazo cy'ejo hazaza, ahubwo ari ikibazo kiriho ubu. Greenland si igihugu cy'urubura gusa, ni ahantu hatwibutsa amateka ya Vikings bagiye gushaka isi nshya. Ni ahantu haduha amasomo ku buryo abantu bashobora kubaho ahantu hakomeye. Ni ahantu hihishe umutungo ushobora guhindura ikoranabuhanga ry'ejo hazaza. Ni ahantu kandi hashobora kugira uruhare mu mutekano w'isi. Nakongeraho ko ari ahantu urubura rwaho rushobora kugena uko imijyi yo ku nkombe z'inyanja izaba imeze mu myaka iri imbere. Ikibazo nyacyo si ukumenya gusa ngo Greenland ni yandi. Ikibazo ni ukumenya niba isi izafata iki kirwa nk'umutungo wo kurwanira, cyangwa se nk'umurage w'abantu bose ugomba kurindwa. Kuko munsi y'urubura rwa Greenland ntihishe gusa amabuye n'amateka, hihishe igice cy'amateka cy'ejo hazaza h'umubumbe wacu. Ndagushimiye cyane, nge nitwa Manzi.